munyumve neza mukwedura amatwi yanyu mu Rwanda 10,000 ni menshi wayarya n'iminsi 2 ariko muri Amerika ibintu byaho birahenda rero tugiye kureba ngo 10,000 cyangwa se amadolari 10 wayaguramo iki cyo kurya umunsi ukarangira umudigi watumbaganye hanyuma rero amafaranga ngaya kugira ngo tutata kuyatadore ko nyana amafaranga cyari nato oya kanya kubitano kugira ngo tujye tuyafata byose hanyuma rero ukigera mu modoka mbere ko tugenda fata umukandara ukawambara we gutyo good ubu tuvugana umukandara nawambaye ubigikurikiyeho no gushira amaboko kuri vola urufunguzo nkarubona hanyuma nkatanatse imodoka do intebe igenda yiye twagiye rero agiye ku soko rya mbere turebe ngo amadolari 10 aratugu ntago ari soko rya mbere nitugira imana turagura mu soko rye rimwe katujya ku soko rero turebe ngo 10,000 katujya ku soko rero turebe ngo 10,000 biragura iki cyo kurya mukanya nako guhumbya umungu wa gatanazi yari yakubise amaboko kuri vola ndetse yakubise nakaguru ku muriro ubundi arakandagira ubundi umuhanda ndawoga kimana yagize neza se aho ngiye mu soko ntago ari kure ni hafi yaho ntuye oya mutabona ngegera duturanye zitabona oya aho ngiye ni kure na amasaha 80 kuhagera muri iki gihe uko muri kubona Amerika imeze gutyo muri iki gihe ubukonje burashize ibintu by'amasino yarashize ubu hari akantu k'akazuba gake ubukonje ubushyuhe ubukonje biravangitiranye mu minsi iri imbere dore ayo mazu sha dore tuzi two muri Amerika tuba turambiye mbese muri Amerika amazu yaho barambirije nta misozi bagira nta kereka da ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe narinzi ko nzatwara imodoka data reka da ngeze kuri ku kadundi ahantu tuhita ku kadundi ahantu iyo hageze imodoka itigabanyuka ukanagira vitenzi ugatushiramo vitenzi ugatukandagira umuhungu wa gatanazi ugahita wiruka twagiye